yo wasi imeze bite wasi byagendaga ntari ni wane mu rugo se hari iki urabona nyine ubu ngubu nubwo umuntu aba akibyukanye bakibasha gutunganya utuntu n'iki umva se cya cyane urakize mani kiye cyane se mani kimwe bita Shakira mani gituye mu bipangi yo ruguru mani kiriya cyane wabonye uburyo ukinjirira se mani kiriya cyane dufitanye plot uyu munsi mani yo guhurira wage mani nose nibyo koko cyangwa n'ibintu byawe niga z'iki gihe zirarira mani wapi walayo kiriya cyane tubirimo neza cyane ngaho nshoresha rero tumva se mani yo ariko hari akantu nashakaga gusaba nk'umukoboyi kagakiza mani nashaka ko kumvaza keke dore nta cyangwa magaze kandi ntabwo namutakara wa mani magaze fo nase mani ko naheruka gucafuza utuntu tw'udukweto biragenda gute shamani wendebera ntaribe ndanayicafuza nta birenze nta bikubiye urayicafuza wallahi wage ntari bro ntago nakwima cyangwa wakira ndabizi uri igi ryanjye ntago wankotoza wakintu ntubizi se imitubu nkorera ntago nakora muri zo byo inkeci ubwo ntago urabona tudacafuje tu mwese mani ndazambara nta n'amasogisi mani uragira ngo nta bisogisi birimo mani ntari bireka nze mbigushitura ariko rero mfite ikigahunda mukanya muhaye iminota 30 tayari ubu ngezeho tayari ndabizi ubwo ari mwe bw'ubungubu ndabatije muragiye mu imara n'umwaka mani dore ndahita nzizana ni gahunda y'iminota 15 duhura n'iki we ni gahunda mani ya sogisi wenzanira kabisa giyewe tayari ndahita nyazana mani sogisi bro fo tayari urabona ko ari ikintu cyambitse neza amasogisi yarafuze ni ruganda mani umwana uyu munsi ndamwemeza jewe nari mvuze ati rero iminota 30 mbigutishije wowe nubinzanira mbone kugira gute gukurikirana nanjye gahunda zanjye tayari ngaho comoka urakoze bro comoka ugende ubikurikirane kandi bigende neza bro ni wane umwana ndahava nta nifiyuye mani gakurikirane tayari bro yo wache ya mani basi bimeze bite bro umeze fresh narebe man nkugore ku kantu se biravamora mani turagihuza biravamo mani ntare shandabura narebe no mani narinje kugutira kaga kote kawe mani kamujye uvara pasi giye kureba icyana wagiye mu bipangu ruguri cyabo nasubira mu rugo pasi ko nakerewe ndimo simbuka mani igore mani ndagucangamo n'akantu dore windaburiza icyana kitarinyuzamo mani cyano mva se pasi unasubira mu rugo kora ako narebe binkorere mani genda gucangamo n'akantu uri nega yanjye wakira ndabizi n'ucyo ndaburiza mani giye kwigora nyine ubwo turasoma akantu n'uvayo nacyo wallahi kagukorera cyo binkorere shoni ni wane pasi narebe mani narebe ariko nyine ubwo umva all time minota 30 baba hageze abana ndashaka kujya nabwe mu gashoni mugoroba nta brenze saa 5 n'iminota 30 saa 6 tugomba kwizera n'original sawa narebe ko uyu munsi kiriya cyana ndacyemeza ndagaswa ahubwo reka ngiye gutera uriya munega na phone
wamanzi Layo gisa ngo bitese. meze bite brother Sawa. meze fresh Ayo none shatari bidore nanjye mba nkugwiriyemo nk'umuhungu mukoboye Hase kubutakemo muri amasaha vipi? man hari akantu narinje kugusaba nk'iniga yanjye mukoboye Man nizeye ko atari cyakora nka bimwe by'ayamaniga y'iki gihe. Ko ntabwo natetse. man ntago ari icyakura kingenza mukoboye Iki se man? man mfite icyana ndi gutereta mw'iyi minsi Serious? wallahi icyana cyo mu bipangu ruguriyo Nuko ndumva nyine ari ndaje ndafunza agasambusa. wallahi man narinje kugutira agafone man ngo ngende ndatsapfa imbere y'ipepe man ntaraburiza yagiye Bami nakanga siko yindi man ari ahantu ngiye kwijyana muke gushutinga akantu kaka video muri show ukuntu to arabizi nyaziba zibikora sugo ngubwo ndamenye nyi gutakazamo gutema inka nanjye nk'ikini najyana man iyo ntuzi yo kavaganya man imbere y'umukobwa mu bipangu ruguriyo man ariko man reka umbwiye sibyo urabizi umuntu wanjye sibyo ngiye kora kuntu mba nkaguhereje gusa nundaburize ntamana uragenda ukubita ikibyama minota 30 tukangarurira ntago uteze nyatsi papa wanje man none zaba reka nze ngakoreye ibirimo kari ku gacaje wage imbere cyane no original cyane uyu munsi genda cyemeza rwose ntago cyankatira yo wamanzi shani imbere cyane papa wanje cyane neza tu ni wane no man sibyo ndabona ntidanze ibyo man ugafata neza urabizi nturabure nyine nurizi cyane rwose cyane we ibindi ni amasho turi kwike wapi no sibyo genda ikizengereze nangiye kwa niyabije dushe nyine na 30 ndaburiza ntagirenga ndavayo nanacyemeje rwose uzana utuntu tw'udufata twacu nyine sibyo nanjye nyine nconeshe ndebe wallahi ndakwemeza ngaho ogera gatari n'ababibabwiye ibi cyane nzanagishizura wage imbere cyane rwose meze bebe meze fresh shana hageze nyine nicaye muri ka kajaride k'iwanyu wallahi so ukungwemo wallahi birandenga uyu munsi kabisa tayari niho ndi hano inyuma mu nyuma y'igipangu cy'iwanyu ndahabaye bimeze fresh kabisa bebe Shakila ndakubona ya meze bitisi cyane ni fresh wallahi tumaze iminsi twaraburanye ese bebe kore warabuze muri iminsi aruhugiye mu duki sheri nyine tubanza twicare ngo usobanure kabisa nirumvikana pe mbwira rwose bebe nari maze iminsi mfite akazi kenshi nawe urabizi akazi k'abakire nyine bari za so nari naragiye Dubai nyine hari ibicuruzwa nari naragiye kuzana nubwo amakamyo yanjye yaheze ku cyambu kabisa ariko nyine welcome to nari nagukumbuye rwose ubundi rero ntabwo uri kubibona nanjye ndakureba cyane rwose no mu maso ndabyibwira sinzi ibyo uri kurya muri iyi minsi ariko ni ibintu bisanzwe subizi se kabisa wallahi no kugira ukareba ukuntu umuntu yapanga igiko batazakuntwara aya ntabwo nabigukora pe wallahi uteye amabengeza ubu hanze aha hari ibisambo byinshi ushobora kuntwara hari bituraza tubipanga tayari bebe wanje wallahi phone urayibona ute se ni neza shaka bisa dore nayiguze miliyoni mu madolari iyi nayiguze nari hano mundi koraho urebe sheri nzayikugura ubone nzayiguhamo kazi iyi kuri anniversaire nzayiguhamo kazi bebe wanje urayibona ute sha fucking boy kabisa mama yaraze byanjye none kwigirisha asema man 30 minutes man ibaye amasaha 2 n'iminota 8 nereza mani dore ndi siko nanze kuri nkangu bigezaho ngaho ntago wabibona man dupanga diro tuyica
dore mani nari kumwe n'icyana dore cyanyerereje mani cyatinze kuza nase manu reba dore njyose wawangijije ntago wabinkora bro 30 minutes manu uyitugiramo amasaha 3 n'indi minota kare se mwana neza mani dore nikugira wagenda mani nago neza mani nadiruza njye Leto zawe genda guhaye iminota ingana twatandukanye umbwiye ko ari iminota ingana nanzi ko yani gamani nansikani gari phone gusaje kumbi na kesh ndagasa mumereze maniga mani ahasema ugezaho nunira n'amasogisi ngenda yagutiza mubwira ko ari iminota 3 mubwira ko utabikutiza kunafona gusa kumbi na kesh wa inkweto yanazi ko baguyeho urabona hari ahantu neza cyane mbese urabona ndazijyana wala reba yazi ko baguye mani ndo na phone mani wagira ngo yayinitse mani mu mabuye ntago mwabikora bro ahase bro ngo baby nge yaje nakira ngaje aje kureba umu baby we ndamubwira ati ngewe se nta kuntu naguhiza ibyapa reka bimutize agenda girete aheza umu baby we muha iminota 3 ivuyemo abasaha 8 kumva yanzindukiye mu gitondo cya kare Jesse uko ko yaje man narakaraba no mu maso gisuko uko yaje mani naguri niga ya danje Mukira kabwa man ibyo ni ubwo nk'ukuniga ibufumana ntago mwanda buriza bro ese baby ni ibiki ndi kubona hano ibi ni ibiki wasanga kandi arimo kukwiyemera aho kwirarira dore nibo tubana kandi wasanga nayo mpamvu ngayo yuko mani ari niga ya danje niga ya danje se yahe impano barayitwara yema ntago mnabyumva amasaha 3 avuga amezi 33 gutya mwana reba inkweto yazi ko bagwe namubuje kuza ko bagura gutya bina we pasi bakaba bayitwara asemeze gutya mwana rahe no wangoreye ni fresh bro fresh gute mani n'ahantu twahuriye ngiye mwana nawe kugo kwisi bwa mwana nawe se no afite umwuga mu gutira yabikoreye plan man ntago wabinkora mani kandi wasanga nawe wamuhaye iminota ingahe mwana avuyemo abasaha ngaho kose mani ntago wabinkora mani haguruka se vuba kandi wasanga niyo pantaro ntago wabinkora bro ntago wabinkora bro vamo warambeshye mbega ni gatwa dutunze yagize umwuga mu gutira akaciro kajya cimisaga ukagaruka mu mujyi uragenya ubwenge hose wahamaze n'uzoje bose kandi bamwandega nawe reba mani jena my phone mani no phone nayiguze zo urumva none duhe ukuntu ayo kubagwenda mbese je nubibona byose batira imwe turatira telefone batira imyenda batira man bene sibini iki ndi kubona shere man dore yose no umva mani amasaha magana gani urambeshya ipantaro umupira n'ikote na telefone bavugaga ko uzamamo kado nayo barayitwaye rero ukuntu uri kwantereye umwanya reka nigene rwose namushera ukurimo ntago tujya tubakorana n'abacamba bimwe ntago wabinkora avana ubufumana ntago wabinkora bro mani namwe muragiye ari mwebwe niga nari nsigaranye bro ntago mwabinkora mani